Hello guys, nongeye kubasuhuza. Akaba ari wa musore wanyu Patrick. Uyu munsi nkaba nshaka ko tuvuga ku by'urukundo. Urabona hari ukuntu muri no minsi usiga gukundana n'umuntu, si ugakunda wa muntu ntumukundi uwo ari we, aho gukunze ibyo atunze. Ugasanga bya bintu atunze n'ibishira, ugasanga ntimubanye neza, mutangiye gushwana, mbese akatangira kuvuka impaka, ibintu by'utubazo ukuntu ugasanga nyine mu rugo harimo umwuka mubi, harimo nyine umwuka utari mwiza. Ariko ibyo byose bikaba byaratewe n'uko mwashakanye mudakundanye, aho utamukunze ahubwo umukurikiyeho ibintu. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, umuntu muzabana ugomba kwitegereza ugashishoza neza, si umuntu tugiye kubana. Ko warega mu muzabana ubuzima bwose, bati umuntu tugiye kuzabana bimeze bitya na bitya, ibyo nshaka arabyujuje, ese tuzumvikana, ese bizaba bimeze gute? Noneho wasanga ibyo ushaka byujuje, ugahita uvuga ati tayari, reka tubane, nta bintu mukurikiyeho, twe tuzashaka ibyacu. Kandi nugenda uri kumubaraho, afite imodoka, njye nimara kumukorera imodoka nzahita murekanisha, nzishakira uwo nshaka. Inshuti yanjye nakubwiye ati aho ngaho ni hantu uzagenda ukicuza, na wa wundi wica umwanya uzi uko umukunda, ugasanga umusize mu bibazo, utumije ahangayika, ugasanga mbese bimubyariye ikibazo kirekire cyane, bitewe n'iki? Nawe wo kudashishoza, ahubwo ukirukira ibintu birashakwa, nawe nubushaka uzabibona, n'abarera nabo babifite barabishatse. Inshuti yanjye, wikunda ibintu ahubwo kunda umuntu, kuko iyo ufite umuntu uba ufite n'ibintu, ariko iyo ufite ibintu nta bantu ufite, nta kintu ufite.